Ndagushuje cyane wowe ugeze kuri channel yacu, nizere ko umeze neza aho uherereye hose. Ndi Master Chef John ukunda kukugezaho gahunda yo guteka. Tubeho neza, turye neza kandi duteke neza. Mu kubaho neza rero muri aka kanya ngiye kukugezaho amateka y'ikipe ya Rayon Sport kuva mu 1960 kugeza mu 2021. Ikipe ya Rayon Sport yatekerejweho mu myaka y'1960, iza gushingwa mu 1964, ishingwa mu cyahoze ari komine Nyabisindu muri prefegitura ya Butare. Ubu ni mu murenge wa Busasamana, akarere ka Nyanza, mu ntara ya Amajyepfo. Umupira w'amaguru cyangwa se ruhago mu Rwanda watangijwe ahagana mu 1930, utangizwa n'umwami w'u Rwanda Mutara wa gatatu Rudahigwa ku bufatanye na abapadiri. Muri icyo gihe habaga amakipe atandukanye ashingiye ku mitwe y'ingabo no kuri za sheferi, irimo iyitwaga amaregure y'Inyanza. Iyi yanakinwagamo n'umwami Rudahigwa ndetse n'amagaju yo mu Bufundu ku mutware Rutaremara. Inkomoko y'izina Rayon Sport mu 1935, nyuma y'itanga rya Rudahigwa, amenshi muri ayo makipe twavuze hejuru yarasenyutse nyuma y'impinduramatwara Revolution yo mu 1961. Yemeje ko ubwami buvuyeho hakaza repubulika. Icyo gihe hatangiye kubaho amakipe ashingiye kuri za komine nka rumwe mu nzego zavutse u Rwanda rukimara kugirwa repubulika ku ya 25 Nzeri 1961. Icyo gihe umurwa mukuru w'u Rwanda waje kuva i Nyanza uzanwa i Kigali, ari nako amakipe mashya yakomeje kuvuka agasimbura aya kera yarashamikiye ku ngoma y'ubwami. Bijya gutangira havutse ikipe ya komine Kiyovu muri Kigali, ikipe ya komine Nyabisindu muri Nyanza, ikipe ya komine Mukura ya Astrida Butare, ndetse hashinzwe n'izindi kipe ariko zitari ikomeye. Ikipe ya komine Nyabisindu ntabwo yigeze rwose yibonwamo n'abatuye ako gace nk'uko bibonaga mu ikipe ya amaregura. Biza gutuma mu 1934 uwari perezida w'urukiko rw'ikirenga rwa Repubulika y'u Rwanda rwakoreraga i Nyanza, ariwe Murego Donati, ashinga ikipe nshya idashingiye ku buyobozi bwa komine, ayita Imirasire. Bigeze muri 1965, padi w'umubirigi witwaga Aruno wayoboraga College Christus, umwami wa Nyanza, ikipe Imirasire yahise ifata izina rya Rayon Sport. Ako kanya ariyo twita Gikundiro ubu ngubu, Rayon Sport kandi Gikundiro. Izina Rayon Sport ryaje kwamamara maze rikarenga Nyanza
rikwira rwose ibice byose by'igihugu ndetse rikambuka n'imipaka y'igihugu. Rayon Sport yaje kubona ubuzima gatozi tariki 25 Gicurasi 1968, bityo iba ikipe ya mbere yemewe n'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda kuko stati yayo yajyanywe kwa noteri wa leta. Ferwafa kwemerwa na FIFA intangiriro y'ibikombe kuri Rayon Sport. Uko iminsi yigiraga imbere, Rayon Sport yagendaga irushaho gukundwa cyane n'abanyarwanda batandukanye kuko yari ikipe idashingiye kuri za komine nk'uko Kiyovu Sport na Mukura byari bimeze. Ibi ariko byatumaga ifatwa nk'ikipe y'ibwami kuko itajyaga ishyigikira ibyatanya abanyarwanda, ahubwo yo ikareba icyabunga. Ibintu byaje gukomera muri iyi kipe ubwo Murego Donati washinze Rayon Sport yari uwa kabiri mu cyubahiro nyuma ya perezida wa Repubulika witwaga Kayibanda. Murego rero yaje gufungwa kubera impamvu za politiki. Ibi ngo byatumye Rayon Sport isa nk'iyibuze ukuboko kw'iburyo kwayo kuko yatangiye guhura n'ibibazo bitandukanye. Gusa ngo uku gufungwa k'uyu mugabo wayishinze akanayikinira kwanatumye iyi kipe isa niyakuye n'ibyo bibazo. Yakomeje gufashwa n'abacuruzi b'i Nyanza bakoreragayo ndetse n'abari baraje muri Kigali ku mpamvu z'ubucuruzi. Ibi byaje gutuma Rayon Sport itwara shampiyona ya mbere yemewe na FIFA ndetse na CAF muri 1975 kuko nibwo Ferwafa yemewe na FIFA ku ikubitiro, bituma ariyo ihabwa igikombe maze hahita haba ibirori by'agatangaza by'akataraboneka byo kutishimira ku bakunzi bayo no ku banyenyanza, by'umwihariko bihebeye iyi kipe yabaga i Nyanza muri icyo gihe. Urugendo rw'ubushongore n'ubukaka bukomeye mu kibuga rwatangiriye aho muri 1975 kugeza na n'ubu, dore ko ifite ibigwi byinshi cyane n'ibirindiro, igikundiro abafana benshi buri kipe yakwifuza. Rayon Sport yakomeje gutwara ibindi bikombe birimo igikombe cy'igihugu cyari cyaritiriwe uwari perezida wa Repubulika Habyarimana Juvenal, aricyo trope perezida Habyarimana cyangwa se bakacyita coupe ya 5 Nyakanga nk'itariki ya Habyarimana yari yarafatiyeho ubutegetsi. Umukino wa nyuma w'icyo gikombe wabaga tariki ya 5 Nyakanga buri mwaka. Rayon Sport akaba ariyo kipe yatwaye ibyo bikombe kurusha izindi zari zihanganye muri ibyo bihe. Rayon Sport kandi yongeye gutwara igikombe cya shampiyona muri 1981 ubwo batwaraga igikombe badatsinzwe umukino n'umwe. Abenshi murabyibuka rwose. Umwaka wakurikiyeho muri 1982 Rayon Sport yaje kuba ikipe ya mbere yasohokeye igihugu mu irushanwa ry'amakipe yabaye aya mbere iwa
yayo Ligue de Championnat de la CAF, kuko yari yatwaye shampiyona mu 1981. Icyo gihe kandi Mukura niyo yari yasohotse mu irushanwa ry'amakipe yatwaye ibikombe iwayo, aho yari yatwaye igikombe cy'igihugu cyo ku ya 5 Nyakanga 1981. Bityo Rayon Sport na Mukura nizo kipe za mbere zasohokeye igihugu mu marushanwa ya kafu. Ukwimuka i Nyanza kwa Rayon Sport ijya i Kigali aho yabatijwe Gasenyi. Nyuma yo gutwara igikombe cya shampiyona mu 1981, Rayon Sport yaje kwimukira i Kigali bitewe n'ikibazo cya mikoro cyari gikomeje gukomera. Bityo abacuruzi bavukaga i Nyanza bifuza ko ikipe yazanwa muri i Kigali bakayitaho bayibona hafi yabo. Gusa aho muri Kigali Rayon Sport yahagiriye ubuzima buvanze burimo ubwiza n'ububi, aho yaje ihasanga abakeba nka Kiyovu Sport, yaje kwita Rayon Sport Gasenyi kubera ko mu 1980 yatewe inkunga na Rwandex yatunganyaga ikawa. Bityo ibisigazwa byayo byitwaga Gasenyi nibyo bitiriye iyi kipe yambara ubururu n'umweru. Icyo gihe kandi undi mucya wa Rayon Sport yari Panthère Noire, ikipe ya AFAR, abahoze ari abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Iyi kipe yabaga muri Camp Kigali, yo yagiye idacana uwaka n'abafana ba Rayon Sport, aho babakubitaga muri Camp de Kigali, binatuma hava indirimbo yitwa Murera, ubwo babaga baburira abafana ko ibikurikira ari bibi cyane. Rayon Sport yo mu 1980 kugeza 1994 yabayeho nabi, inanizwa cyane, dore ko Panthère Noire na Kiyovu Sport zari kwibere muri iyo myaka. Ukuza kwa Raoul Rushungu nk'umutoza wa Rayon Sport, intangiriro y'ubushongore n'ubukaka muri Gikundiro. Mbere y'1994 Rayon Sport yakoze amateka akomeye cyane, aho yaje kuba ikipe ya mbere ikuye igikombe hanze y'igihugu. Urugero nko muri 1989 yatwaye igikombe cya Brarudi mu rwego rwo kwizihiza yubiri ya Vitaro y'imyaka 25. Iryo rushanwa ryarimo amakipe nka Vitaro na Interstar z'i Burundi ndetse na Rayon Sport na Kiyovu Sport zo mu Rwanda. Iryo rushanwa ryarangiye ku mukino wa nyuma Rayon Sport itsinze Kiyovu Sport igitego 1-0 cyinjijwe na Sembagare Jean Chrysostome, bakundaga kwita Semba wa Semba. Uyu Sembagare yaje gutwara Ballon d'Or yo mu 1990, ariyo rukumbi yatanzwe mu Rwanda. Iryo rushanwa byabaye intangiro yo kubaka ikipe ikomeye yatozwaga n'umukongomani Raoul Rushungu wari umaze kuva muri Espoir y'Icyangugu muri 1989. Iyo kipe ya Raoul Rushungu yagiye ayizanamo abanyamahanga barimo abakongomani yavanaga muri Espoir no mu yandi makipe yo muri Kongo, ndetse azana n'abanyarwanda
bazi umupira nka Gasangwa Celestin bitaga Tigana wavuye muri Mukura. Rayon Sport yakomeje kujya itwara ibikombe by'igihugu bituma isohokera igihugu, aho muri 1994 yaje kugera muri 1/8 cya Coupe Terrafe, nyuma cyaje kuba CAF Federation Cup, aho tariki ya 6 Werurwe 1994 yaje gutsinda Al Hilal yo muri Sudani ibitego 4-1. Icyo gihe byari ibirori bikomeye cyane, bihita biba ibitego 5-3 mu mikino yombi. Iyo ntsinzi yabonetse imbere y'abafana barenga 35,000 byose, aho kugeza ubu ari wo mukino warebwe n'abantu benshi mu mateka y'u Rwanda, kuko bari buzuye stade Amahoro kugeza naho bicaye hasi ya stade ndetse naho haruzura. Byari ibirori bitangaje cyane. Nyuma y'umukino wo mu minsi yakurikiye, Rayon Sport yitegura gukina n'ikipe yo muri Kenya. Iyi kipe yaje kwakirwa na Perezida Habyarimana kuri hoteli ye kwirebera, basangira ibinyobwa n'inyama, bishimira ko Rayon Sport yatsinze Al Hilal yo muri Sudani. Muri uwo muhango wo kwakira Rayon Sport, Perezida Habyarimana yaratangije ubukangurambaga bwo kugurira Rayon Sport imodoka ya minibus ya miliyoni 5. Muri icyo gihe yari amafaranga menshi cyane, aho abayobozi b'igihugu n'abaherwe b'icyo gihe bitanze. Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 yasenyereye Rayon Sport. Ibyo bateganyaga gukora birimo no kugurirwa iyo modoka ntibyagezweho, kuko Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 yaje gutangira, birangira hangiritse byinshi, aho ubuzima bw'igihugu bwasubiye hasi, tubura abantu ni ibintu. Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 yagize ingaruka zikomeye kuri Rayon Sport, zirimo kubura abafana benshi, abayobozi benshi, abakinnyi benshi, ndetse no kuba mu marushanwa nyafurika yahabwaga amahirwe yo kugera kure nyuma yo gutsinda Al Hilal yari igihangange muri Afurika. Nyuma y'1994 iyi kipe yaje guhabwa agatazirano ka gikundiro kubera abafana benshi bayikunda. Yaje gutangira mu buzima bugoye, aho abakinnyi bamwe bari barajyanye na Raoul Shungu muri Interstar y'i Burundi, gusa abakinnyi basigaye barihuje batangiza Rayon Sport ya nyuma y'1994, aho batangiye gukina imikino ya gishuti ndetse na amarushanwa. Rayon Sport yabonye umukeba anatuma shampiyona y'u Rwanda iryoha. Nyuma ya Jenoside, Rayon Sport yakomeje kugenda itera imbere, itwara ibikombe, aho yaje kugira ikipe bihanganiye igikombe ariyo APR FC, ikipe y'ingabo z'u Rwanda zabohoye igihugu, binatuma shampiyona y'u Rwanda iba nziza mu bayikurikira, hakiyongeraho na Kiyovu Sport yakomeje kuba umukeba wa Rayon Sport kugeza mu 2004. Rayon Sport yo muri iyi minsi ni ikipe ikundwa n'abantu benshi kandi batandukanye, haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Rayon Sport na APR FC
zihariye ibigwi nyuma y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, aho aya makipe akunda guhuzwa na ferwafa cyangwa agahurira mu irushanwa ryateguwe na leta. Iyo ahuye abafana ku mpande zombi baba bakubita agatoki ku kandi ngo ninde utsinda undi, bigatuma uba umukino usiga ibyishimo kuri bamwe ukanatuma shampiyona iryoha. Mu kwezi k'Ukuboza igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi yaje gutwara igikombe cya Sekafa, iba ikipe ya mbere yo mu Rwanda igitwaye. Wumve yo mu Rwanda by'akarusho igikura hanze nyuma yo gutsinda Murandenge ya Zanzibar ibitego bibiri kuri kimwe bya Gatete na Biri. Rayon Sport kandi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu yaje kwakira APR FC, iyitsinda iyinyagira ibitego 5 kuri 2 byose. Yongera kubisubiramo mu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na karindwi. Amateka yayo yakomeje kugenda yiyongera, aho mu bihumbi 2018 yabaye ikipe ya mbere ikomoka muri East Africa yageze muri kimwe cya kane cy'amarushanwa nyafurika, inakomeza gutwara ibikombe bya shampiyona ndetse n'ibyo amahoro. Abakinnyi b'ingenzi batazibagirana mu mitima y'abakunzi ba Rayon Sport harimo Murego Donati, Fati Karamu, Tigana, Sembagare, Munyurangabo, Emedora, Misiri, Sara Tanganyika, Juma Para, Murangwa, Kanyandekwe, Murenzi Kasimu, Kairanga Jabatista, Musa Kumbi, Habimana Chrysostom, Gatete, Mirenda, Kawembe, Cedric Bitana, Witakenge, Mudeina Zaire, Bogota, Kasirye, Sina, Makenzi, Kanombe, Katauti, Karisa Claude, Karisa Kase, Sumaile Musa, Mbanze Jonathan, Muyambo Chachara, Abuba, Piero, Diala, Muhamudu Mose ndetse n'abandi benshi cyane. Ibikombe bya shampiyona yatwaye ndetse n'imyaka yabitwariyemo ni 9. Igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatanu, igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na rimwe, igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi, igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani, ibihumbi 2002, ibihumbi 2004, ibihumbi 2012, ibihumbi 2013, ibihumbi 2016, ibihumbi 2017, ibihumbi 2018, ibihumbi 2019. Yatwaye kandi ibikombe by'igihugu 9. Igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu, igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda, igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kabiri, igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda, igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu, igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu, igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani, ibihumbi 2005, ibihumbi 2016. Inatwara igikombe kimwe gihuza ikipe yatwaye shampiyona n'ikipe yatwaye igihugu cyangwa se icya mahoro Super Cup y'u Rwanda muri 2017 ndetse na Sekafa imwe muri 1998. Ibi bikombe kandi byiyongeraho ibindi yagiye itwara mu marushanwa atandukanye abera hano mu gihugu, nk'igikombe cyo kwizihiza imyaka 100 umujyi wa Kigali warumaze ubayeho, igikombe ndetse cy'agaciro, icy'intwari, icya Primus,
Brarudi, Feza Bete, icyo kurwanya ruswa ndetse n'ibindi. Kugeza ubu ni ikipe ikunzwe na benshi, nk'abafana bayo bakunda kuyita ngo ni ikipe y'Imana, ndetse n'amateka akomeza kwiyandika muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021. Tuzakomeza no mu myaka izaza. Wakoze cyane wowe wari udukurikiye. aha ni kuri MasterChef Rwanda, naho ubutaha. Kwibutsa gukora subscribe. Abareyo tsinda.